narwaye amaso mfite imyaka 6 aribwo gitangira amashuri abanza. Hanyuma umubyeyi ntiyacika intege, arakomeza ararwaza aragerageza, aramfasha uko abishoboye, akomeza kumba hafi, none uyu munsi mbaye umugabo. Rero ndabashimiye imbere y'abantu bangana batya rwose, umubyeyi mwiza, ndagushimira ineza wanyeretse n'uburere wampaye, Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero Imana igize itya ibimpaye umugore. Nawe rero karirimbo nawe namuteguriye ya kuririmba nawe kuko bindi kugira ngo utararirimba Epimake, utararirimba nasabaga ko mama yahagarara kuri ruhande niyo gitari yawe ukifite ku ruhande rw'iburyo, undi nawe agahagarara ibumoso bakabampera ifoto. Hanyuma mama muhaguruke, umwe ajye kuri ruhande rwo hirya, undi ahagararaho, maze babampera ifoto kugira ngo ababyeyi basubire mu byicaro byabo. Yego, niyo gitari yawe rwose, ababyeyi bakwegere maze babampera ifoto. Murakoze cyane. Ababyeyi basubira mu byicaro, nagira ngo umugani wa Nyakayonga ka Musare wa Karimunda wagize ati kwibyara bitera ababyeyi neza, muhuze ibiganza n'impundu ziburwanage. Munshimire aba babyeyi. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, muzakomeze izo ngabire nziza. Jya mbere Epimake, ushimire ingabire yawe. agerageza bikanga, arambura amaso ashishoza cyane, arora hirya arora no hino, arara nibaza se bananyereye imigambi yanjye iri gukoma n'umugora. Icyo gihe umunsi wabaga utaragera aha, mube mu munyenga ari byiza ko nakwiriye kuguma njyenyine, afata umwanya aritegereza amukura mu bandi abaraduje kugira igendo cyanjye mu impano yanjye ibaneye ubuziraherezo. Niwe mpano nagariwe na rurema, niwe gupfa yo mu magufa yanjye, umutuzo wanjye narigira yarampaye ngo mukunde zahora mukunda.
Mugore mwiza byose muri byose abantu batindi kiretse pima cyari we wenyine yibahaye ati ntaye iminsi iba myinshi gahimana twateranye twese uyu munsi nk'uko mwitabye ubutumire bwacu kugira ngo dufatanyirize hamwe gushima Imana no kwishimira ko hari intambwe duteje mu buzima ariko burya ibirori nk'ibi bigirwa no gushima ishimwe rya mbere ndaritura Imana nk'uko bahoze babivuga ko ibintu nk'ibi ngibi utabyeretse Imana ntabwo byamera nk'uko byagenze uko nguko kubera ko hari amasengesho twasenze imyaka umuntu aba aramaze asengera umufasha iba ari myinshi noneho iyi Imana yagize gutya ikagusubiza kandi ikagusubiza neza ukwiye kuvuga ngo merci rero ishimwe ryanjye rya mbere ndaritura Imana kuko ariyo inteje iyi ntambwe ariko ishimwe rya kabiri ndaritura umubyeyi wambyaye amen umubyeyi wambyaye ndamushimira ko hari icyo yakoze nk'umubyeyi ariko hari n'icyo yakoze kurusha ababyeyi benshi narwaye amaso mfite imyaka 6 aribwo ngitangira amashuri abanza hanyuma umubyeyi ntiyacika intege arakomeza ararwaza aragerageza aramfasha uko abishoboye akomeza kumba hafi none uyu munsi mbaye umugabo rero ndabashimiye imbere y'abantu bangana batya rwose umubyeyi mwiza ndagushimira ineza wanyeretse n'uburere wampaye Imana iguha umugisha si ibyo gusa ariko hari n'indirimbo nifuza kuririmba nyimutura kandi nkumva nayiririmba ahagaze ahangaha niyumva intege zidafatika neza mu mavi bitameze neza mu muhe n'agatebe yicare ariko nyiririmbe ari ahangaha
ndanezerewe urukundo wanyeretse ukamurera mwiza wanyibarutse ubabaye cyane unyitaho bikwiye none uyu munsi mubyeyi mwiza mbaye umugabo none n'umubabaro wagize kubera njyewe ukanarara utanagoretse ubabaye cyane ndabizirikana niyo mpamvu nafashe inanga ngo ngushimire shimirwa cyane ukomerwa amashyi ugirizwe muntu ubwo butwari ni wowe wageze wowe nyakubyara mu maso yawe ndetse no mu maboko yawe atemba urukundo ni narwo nyesha ubuzima mfite kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara buri wese murabona ubanye nawe we uwaruta bose nta n'umwe nakugereranyaho urukundo rwawe wampaye nabaye umuntu nyawe umuburere buzima ndagushimye amezi 9 nagize umunezero mu nda yawe buri munsi nakubujije amahwemo mama warakoze cyane tega amatwi wumvirize ishimwe rivuye mu mutima shimirwa cyane ukomerwa amashyi ugirizwe impundu ubwo butware ni wowe wageze wowe nyakubyara mu maso yawe ndetse no mu maboko yawe ate mu rukundo ni narwo nyesha ubuzima mfite kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara buri wese mu babawe menya agaciro kawe we umubyeyi ashimwe n'abanyuza ahabwa icyubahiro uwavutse wese azirikane ko ntawe ubanye nawe kuko iyo atavuka ngo arerwe neza ntiyakabayeho uri umufasha w'Imana ndetse uri rudasumbwa hose mama wabyaye ishimwe unezerwe warakoze cyane uyu ni wo mwanya nanjye ngonye ngo nshime ibyo wankoreye shimirwa cyane ukomerwa amashyi ugirizwe impundu ubwo butwari ni wowe wageze wowe nyakubyara mu maso yawe ndetse no mu maboko yawe ate mu rukundo ni narwo nyesha ubuzima mfite kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara shimirwa cyane ukomerwa amashyi ugirizwe impundu ubwo butwari ni wowe wageze wowe nyakubyara mu maso yawe ndetse no mu maboko yawe ate mu rukundo ni narwo nyesha ubuzima mfite kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara kugeza uyu munsi mubyeyi wanjye uri mutarutwara burya hari ikintu umubyeyi ntabwo abona ishimwe umutura kubw'impano nanjye Imana yampaye ubu nibwo uburyo nakoresha nibura nkumva ko namubwira ko bindi ku mutima akabyumva ko mushimiye kandi uzahora mushima iteka
Simarangije abafata abayoboye bagiye mugire mujye abageni bo abasore musigare abayoboye n'abakiri abandi abana murebe hano abana kandi turabakiriza amashyi menshi abakoresha amatelefoni batanga umwanya basubire mu byicaro abakoresha amatelefoni mwanya bagaze mu byicaro ni yego turakoze ikiganza mu kindi bakiriza bakagiteka mubabera amashyi menshi cyane ishuri ridasohoka ndamudashira reka ikiganza mu kindi babwira abaturage uyu munsi turanezerewe niyo njyana nziza izamuka namwe mwireba amaso ibirori byiza biraha umuziki wacu bati n'icyo nanjye natorejwe kugira ngo uzakiranire nk'iyi maze ugasingiriza ibirori byiza maze gutera intambwe kuriya ikigaragaza ko ipimaki ndetse na Vestine banejejwe no kubana nawe nta kindi kibigaragaza uretse guhuza ibiganza mukajya mubampera amashyi uko bateye intambwe mubampera amashyi baraza kumva ko bari kumwe nabo kandi mubashyigikiye kuri uyu munsi amashyi cyane rero byaba yose bateye intambwe maze mubampera umwanya bateye intambwe bakomeze ndetse ku miryango no ku bwa twese nagira ngo mbasabe mwicare ndaza kubasaba mwicare maze mwihera amaso ibirori mwese icyarimwe yego Epimake ndetse na Vestine ikiganza mu kindi kuri iyo keke bati tumanura buhoro kandi dufatanyije abandi abanyamakuru batabigize umwuga nabasabye ngo mwicare kandi munyemerere dutaramane nk'imfura nkunda ko munyumvira cyane murakoze mwicare hari abandi bahamagaye kuri uyu munsi kugira ngo bazabigenze batyo yewe murekeraho rwose murekeraho maze ibindi baraza kubikiranura murakoze murekeraho imbaraga z'abantu babiri zikora ibitangaza nagira ngo mwongere mubampera amashyi menshi
duhe Imana icyubahiro duhagaze maze twongere dushimire Imana. Abantu bategura umunsi nk'uyu bakawutegura nk'abana b'abantu ariko Imana itabibayemo ntabwo byasohora. Ndagira ngo twerekeze imitima Uwiteka maze duciye bugufi dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, abana bawe dufite amashimwe menshi. Kuri uyu mugoroba twongeye kuzamura amashimwe, turagushimiye kuko Imana ikomeye uhimbazwe Mana. Wabanye n'imiryango, wabanye n'aba bombi Epimake ndetse na Vestine mu mushinga bateguye nk'abana b'abantu ariko ushimye ko usohora uyu munsi. Nukuri Uwiteka ubihimbarize. Reka ibirori bijye kubera aha ngaha bize kujya kuguhesha icyubahiro mu ijuru, natwe twiteguze kuzagira ngo tuzagusanganire uza bugarutse mu izina rya Yesu. Uriya Ndayisaba Epimake ntabwo arase. Tukibandi Butare yajyaga kugira ati uyu munsi uzawuzirikane, hari mu 2012. Ubu bibaye 2019. Yarambwiraga ati uyu munsi numbona ndi kumwe n'ingabire yanjye Uwiteka Imana yampaye, uzambwira abantu baraho bahuze ibiganza abantu amashyi. Nagira ngo uhaguruke, haguruka, Ipima haguruka. Kwa kundi wajya kubigenza ukarambura ibiganza ugapepera abantu uti ndabizi ko turi kumwe. Baje kuribuka rwa rusengero rwa kaminuza murase abantu baje baruzuye zaburi ikiganzo Imana icyubahiro yakoresha gitara bakanire bagacuranga gitara atari ku mixing agitaga mixing ati mixing abantu baje nagira ngo njye kubwire ko baje ngo baba Uwiteka Imana ibyo biganza wumva ni ibyabo ndetse baguruka nawe maze Uwiteka ati nzamufasha ubikwiye ati kirahuri maze ukimusingirize ukimuhereze nawe wakira ikintu maze mwumve cyakire rwose cyakire barajya inama urabona ko bajya inama ati nkundira wakire mu biganza byanjye nahoraga ntekereza ku mukobwa Imana izampa ku munsi nk'uyu ati nanjye ndanezerewe ati nkundira nanjye wakire akambwira ati kandi nzashaka umugore mwiza umugore wawe ni mwiza yaramamagaye ati si umugore ngiye gushaka n'igitangaza nkamubwira nari gupima kandi utareba wabibonye bitatu mu maso y'umutima wanjye hareba haleluya muti ku buzima bwacu n'abari aho muzabura ibirahuri kandi baze kuba ku bwanyu rwose muti ku buzima bwacu maze n'abari aho banezerewe murakoze cyane ndagira ngo mwicare cyane rwose murakoze ndagira ngo mwicare murakoze cyane aranganiriza akambwira ati mfite kunyurwa mu mutima yuko n'igihe Yesu azaba agarutse mwebwe mwese mureba ntawe uzantanga kumubona. Ayo ni amagambo aganiriza n'inshuti ye ndagira ngo mbwire abantu bateraniye aha ngaha bose yuko Epimake agira ibyiringiro bikomeye ariyo mpamvu n'amasengesho ye Uwiteka ayasubiza. Uyu munsi rero birarenze kandi biratangaje. Nagira ngo nongere nibwirire tiye nizimbye mu magambo kubera kuvuga imyato n'ibigwi Epimake ariko arabwira ati umunsi uzasingira iyi ndangururamajwi ntuzagende utabivuze none ndabivuze. Nagira ngo umwanya utwakiriza imfura dutaramaniye tuzi umwanya no wawe bavuze bakoze ikiri muri komera muraho neza n'amahoro nuko Imana imugisha tubusanze kugirwa muri ryacu murakoze cyane bose ndagira ngo hano rero tuba dufite abazibitsi abangaba babazi gushyiraho agapfuka rwose neza abasore b'inyabirinda bizeye buriya hamwe mu ishyamba harya haruguru mu migano harya haruguru mu migano habaho inzuki ubuki bwiza bakiza abashyitsi ubona umwe rwose n'undi ubwoba ubuki rwose ndabona buhiye arakwiteguye nuko twitegura abashyitsi ntabwo twabihinduye arega nsanzwe mbizi ko atari ubwa mbere se munyakira abakobwa beza rero
azi no gutereka amata yaguhaye inyota yahita ikiri utarama inyota yahise ikiri utarama ese ko basa nabi iwacu nuko rwose akiriwe nakiriwe wampaye yewe sakwe sakwe so nuko rwose munyura amaso yiruka bikirenda akabyibonera igisubizo urakibonye kandi uzi ko turi imfura ntabwo twari kukuguranira oya rwose uyu rero Vestina mwaje gusaba Vestina ni umukobwa mwiza ni umukobwa w'inzobe ikeye atari ya yindi y'ubu ngubu bita mukoroko umurebe umwitegereze rwose ni wa mukobwa warezwe neza w'imico myiza nzi ko uzamutetesha ukamutonesha Epimake we n'iby'agahebuzo sinagira icyo mbivugaho none rero Etienne nguyu Vestina umukobwa mwiza wacu wasabye twamuguhekeye aregumenya muri 2020 impundu zizagenda bose bambaye inkweto ndende no byihanganira kubaho kwanjye nakutse neza mfite n'amaso areba neza ariko Imana ntibimera ko bihinduka ariko Yesu umwe yaduhaye urukundo rwe rurengeye hare yicarire Vestina na kabajya inama yewe mubiganire ndayisaba arambwira ati ko mudafotora ati mufate n'ifoto arambwira ati ko mudafata n'ifoto ibirori kandi bigira biratejeje murakoze cyane murakoze babakira inzobere maze yego twaturahuri maze mwongere musome uwo mutima utaza kuzana amakaraza muri wa mukobwa mwiza ukomeza kuvuga ko agukunda kandi nawe bagukunda yego ndaza gusaba n'ubundi gutera intambwe nta kindi nta kinezeza no kubona ibiganza bihereza abana kandi ni umugisha ijambo ry'Imana ritina umwandu uturuka ku Uwiteka ndagira ngo ndebe abantu babifuriza kuzagira urubyaro muhuze ibiganza mubambera amashyi bakimboga yanyu uzahora utanga imihondo kandi muzahora n'abahora imbere yanyu bose babashagaye mubashyikiriza umutsima mu yego n'ubu muri bose abana barakoze nawe rero akaririmbo nawe namuteguriye ajya kuririmba nawe kuko ko bindi ku mutima we utararirimba Epimake utararirimba nasabaga ko mama yahagarara kuri uruhande niyo gitari yawe ukifite ku ruhande rw'iburyo undi nawe agahagarara ibumoso bakabampera ifoto hanyuma mama muhaguruke umwe ajye kuri ruhande rwo hirya undi ahagararaho maze babampera ifoto kugira ngo ababyeyi basubire mu byicaro byabo yego niyo gitari yawe rwose ababyeyi bakwegere maze babampera ifoto
murakoze cyane. Ababyeyi basubira mu byicaro, nagira ngo umugani wa Nyakayonga ka Musare wa Karimunda wagize ati kwibyara bitera ababyeyi neza, muhuze ibiganza n'impundu z'Urwanage. Munshimire aba babyeyi, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, muzakomeze izo ngabire nziza. Jya mbere Epima ushimire ingabire yawe. Dore igihe nahereye tunaruzwa n'isi, ibyo nkoze byose agerageza bikanga, arambura amaso ashishoza cyane, arora hirya arora no hino, arara nibaza se Mana nyirente ko imigambi yanjye iri gukoma mu nkokora. Icyo gihe umunsi wabaga utaragera aha, mube mu munyenga umuntu ukunde. Umuvuva yanjye umutuzo wanjye nyirigira yarampaye, umukunde zahora mukunda, mukunde cyane tunyurwe n'urukundo uwiteka ashimwe. Ari byiza ko ntakwiriye kuguma njyenyine, afata umwanya aritegereza abukura mu bandi, aba aratuje kugira igeno cyanjye mu impano yanjye ibaneye ubuziraherezo. Niwe mpano nagabariwe na Rurema, niwe gupfa yo mu magufa yanjye, amahoro umutuzo wanjye nyirigira yarampaye, ngo mukunde zahora mukunda, mukunde cyane tunyurwe n'urukundo uwiteka ashimwe. Haleluya. Umugore mwiza ngabiwe na Rurema, zakubera byose muri byose. Umugisha umano nagabiwe na Rurema, mu magufa yanjye wowe mahoro umutuzo wanjye, nyirigira yarampaye, ugukunde zahora mukunda cyane tuyobe n'urukundo uwiteka ashimwe. Thank you.
Uwiteka ashimwe. indi abantu batindi kiretse ko imana ari we wenyine yibahaye. nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.